izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Nimwigendere musubire kwicara ngira icyo mbavugaho. Twarwanye urugamba rudashoboka uhereye mu kuvuka kwacu, twahanganye n'imbaraga ziturusha ubushobozi. Twavukiye mu isi rimwe Satani twamuganiriye ku mugoroba washize. Twavukiye mu isi rimwe imbaraga z'abadayimoni abamarayika Satani yanyaze mu ijuru. Izo ni imbaraga zidukurura zitujyana gukora ibyaha, ndetse hari indi mbaraga ya kamere y'icyaha turimo idusunikira kukijyamo. Ntabwo urwo rugamba rwakunda, urwo ni urugamba rudashoboka. Satani n'abadayimoni baradukurura, imbaraga rukuruzi z'isi ziradukurura, kamere y'icyaha twavukanye imibiri twambaye iradusunikira kubijyamo. Duhanganye n'imbaraga zirenze imwe, nyamara turakoresha ubushobozi buciriritse. Twashatse kuva mu byaha ntibyatuvamo, twashatse kureka ibibi ntitwabibasha. Twarwanye urugamba rudashoboka, ariko hari urundi rushoboka. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Iyo tumenye ko yaturokoye urupfu rukomeye, n'ubu ngubu iki turokora tukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, tukamubwira tuti twebwe turi abanyantege nke, ariko wowe uri umunyembaraga. Umurongo wa 11 B haranditse ngo unesha ugira ute? Ugira ute? Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Haleluya! Iyo turokoreye mu nama y'agakiza, ikaturokora igihe twari tumenye Yesu tukamwizera nk'umwami n'umukiza twihaniye, yanditse amazina yabo yarokoye. Abo bantu Bibiliya irambwiye ngo Imana izongera kubarokora, nta kintu bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Hari abazatahira kimwe. Kurokorwa ko mu gihe cyabanje ntabwo bamenye ukurokorwa kwabaye mu gihe cyabo, bizasoza barimbutse. Ariko abamenye ko yabarokoye kandi kongera ikabarokora, byahise bibahesha amahirwe yo gushyikira kurokorwa kw'iteka ryose. Ndasaba Umwuka Wera nakomeza avuge, nge ndacecetse, nabere kuko abandi babigenje. Amaso y'umutima akabona Imana, bakireba bakabona barakiranirwa, maze bakwizina uko abihanye bakababarirwa. Bibagirirweho namwe, natwe twizera Imana mu izina rya Yesu. Mwitozo turi kubwira yarokoye bene wacu ngo natwe turokore, kuko twamenye neza yuko ntabwo ari igikorwa cyarangiye, kiracyakomeje. Izina ryayo nirishyirwe hejuru. Abambanjirije bakoze, Imana ibaha umugisha, kandi namwe mwese mwaje ndetse n'abadukurikiye batari hano, ijuru ribishimire. Satani yabaye nyirabayazana wa buri kibazo cyose dufite, ariko ikirenze ibindi ni ububata bw'icyaha yadushyizemo, ni urubori rw'ibyaha ruturimo. Ariko nejejwe no kubabwira amagambo ari mu gitabo cyo Kuva mu gice cyaho cya 21 ku murongo wa 2. Mu Kuva mu gice cyaho cya 21 ku murongo wa 2 hari amategeko n'amabwiriza agenga ububata. Umuntu yagombaga gukora ububata imyaka 6. Umwaka wa 7 ukaba umwaka w'imbabazi. Imana yari yavuze ngo umwaka wa 7 ni umwaka w'imbabazi. Uwari imbata azagende abo umudendezo atagize icyo yicunguje. Haleluya! Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 14, mu gice cyaho cya 4 umurongo waho wa 16, Yesu yaratambutse ajya mu isinagogi nk'uko yari amenyereye. Yabatuye igitabo cyanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Yasomye amagambo yanditswe kuri we agira ati, umwuka w'Uwiteka ari muri njye, yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, kumenyesha imbohe ko zibohorwa, kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Haleluya! Twabaye imbata z'ibyaha, twakoze ibyo Satani ashaka. Byateye Yesu kuvuga ngo mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo Satani ararikira ari byo namwe murarikira. Ariko ubwo bubata bw'ibyaha, imyaka yari ibaze, imyaka yari igennye, yari 6 yonyine. Uwa 7 ni umwaka w'imbabazi, ngo wari imbata b'umudendeza atagize icyo yicunguje. Yesu bimuvana mu ijuru bimuzana mu isi kugira ngo amenyeshe abantu iby'umwaka umwami Imana agiriyemo imbabazi. Haleluya!
maze banditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 harandikwa ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura ngo tukuzi. Yohana 8 umurongo wa 36 umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Haleluya. Ntago twakwiga Satani ngo tubure kwiga Yesu. Uyu mugoroba nukureba ibanga ry'agakiza kacu. Ndashimira Imana yaduhaye Yesu ngo imyaka y'ububati irangire ngo twinjire mu mwaka w'imbabazi tubaturwe, izina rye nirihabwa icyubahiro. Ndabasaba muhombeka amaso dusenge. Mwami Imana yacu ikomeye dukundi kuzo n'icyubahiro no guhimbazwa bikomeze ibi byawe iteka ryose. Ndagushimira ko washyizeho imyaka yo kubaturwa ngo wari imbata b'umudendezo atagize icyo yicunguje, wohereza Yesu ngo abitumenyeshe. Turi imbere yawe ngo tubature ku ngoyi y'ibyaha, izina ryawe nirishyirwe hejuru, iri jambo ryawe rihagarikire, umwuka wera agaragara ahantu akorane n'imitima yacu mu izina rya Yesu. Ndabararikira kubumbura mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli mukareba mu gice cyaho cya 17 ku murongo waho wa 24. Ezekiyeli igice cyaho cya 17 iyo usomye ku murongo waho wa 24 haranditse ngo ibiti byose byo mu ishyamba bizamenya ko jyewe Uwiteka ari njye wacishije igiti kirekire bugufi ngashyira hejuru igiti kigufi, numishije igiti gitoshye, numa igiti cyumye gitoha. Njyewe Uwiteka narabivuze ndabisohoza, izina rye nirihimbazwe. Ndumva nshaka ko umwuka wera basobanurira ngo ibi bintu mubyumve neza, mumenye yuko Imana yafashe igiti cyari kirekire mu misozi ya Lebanoni, cyavaga hasi kikagera ku ijuru. Imana irakimanura ikigira kigufi kugira ngo itange amahirwe. Hari ikindi giti kigufi ngo icyo giti kigufi kibe kirekire. Haleluya. Hari igiti gitoshye cyari gifite amashami manini, cyari gifite amababi meza, maze icyo giti Imana iracyumisha kwari ukugira ngo ikindi giti cyumye cyakokotse kitagira ishami kitagira ikibabi icyo giti nacyo gitoye. Uwiteka ati narabisezeranye ndanabisoza, izina rye nirihimbazwe. Niba Bibiliya ivuze ngo ibiti byose byo mu ishyamba bizamenya, abantu bakwiye kumva ko ibiti bisanzwe bitamenya. Bibiliya yagiye ivuga ibitari ko ishaka kuvuga umuntu. Iri somo rirabwira abantu bose batuye isi ngo bamenye ko Imana yafashe igiti kirekire ikigira kigufi ngo ikigufi kibe kirekire. Yafashe igiti gitoshye iracyumisha ngo igiti cyumye gitohe. Ni Yesu mu rukundo rwe rutarondoreka, izina rye nirihimbazwe. Yari muremure, yari ari mu isi ariko agera mu ijuru. Imana imucisha bugufi, abyarwa n'umugore, avukira mu kiraro, ubuzima buciriritse, urugendo rw'umusaraba. Igiti kirekire kigirwa kigufi ngo abanyabyaha nk'ibiti bigufi babashe kuba barebare, izina ry'Imana ririhimbazwe. Anyura inzira y'umubabaro, arababazwa ku bwacu. Yesaya 53 ati nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura, niko atabumbuye akanwa ke, arababazwa kugeza abambwe ku musaraba. Igiti kitoshye kirumishwa ngo ibiti byumye bitohe. Nejejwe nuko kubwo kugirwa mugufi kwa Yesu Kristo hari ibiti byari bigufi none byabaye birebire, izina ry'Imana nirihimbazwe. Nejejwe nuko kubwo kumishwa kwa Yesu Kristo ibiti byari byumye byakuriye amazi yo muri we, maze ibyo biti birakura biratoha, izina ry'Imana nirihimbazwe. Haracyari ibiti bigufi, haracyari ibiti byumye muri iki gihe cy'ibyumweru bibiri. Byo nabyo Imana irashaka kubihandura mu rubori rw'urupfu, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba turi kwiga ijambo rivuga ngo yaraturokoye. Haleluya. Yaraturokoye. Mugiye kujya mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto. Turi bwigana igice cyaho cya 10 igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 10. Mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 10. Tutari twasomira isomo, ndagira ngo mbabwire urugendo rwa Paulo ari Korinto.
Pawulo yasuye imijyi myinshi murabizi, ariko igihe kimwe yerekeza i Korinto. Pawulo yahingutse i Korinto, avuga ukuntu Korinto hari hameze. Korinto ngo wari umujyi uteye imbere cyane, ntabwo ari mu Bugiriki honyine, ahubwo Korinto yateye imbere, ikorerwamo ubucuruzi buhambaye, irubakwa mu rwego rugezweho, ku buryo Korinto wari umujyi wamenyekanye ku isi yose. Uyu mujyi wari ufite imihanda myinshi yinjiragamo, abantu bahageraga biboroheye, ariko Pawulo ahingutse i Korinto, mu mujyi uteye imbere, mu mujyi urimo ubucuruzi buteye imbere, aho ahingutse asanga imitima y'abantu baho yari yaratwawe n'ubutunzi, yari yaratwawe no gusenga ibigirwamana. Ibyo bintu byateye agahinda mu mutima wa Pawulo. Abona abantu buzuye muri Korinto, ikibarangaje imbere ni ugushaka amafaranga. Abona abantu bateraniye muri Korinto, imitima yabo yuzuye kuramya ibigirwamana. Ngo hari ikigirwamana cy'ikigore cyari cyarigaruriye imitima y'abantu benshi. Abona abantu b'i Korinto bakeneye izina rimwe, agambirira mu mutima we yuko igihe cyose azahamara nta rindi zina azavuga, azababwira Yesu. Haleluya! Muzabisoma mu rwandiko rwa kabiri yandikiye ab'Ikorinto igice cya 4, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Yesu Kristo nibyo byonyine Pawulo yabwirizaga. Maze yanditse urwandiko rwa mbere igice cya 2 umurongo wa 2, aratubwira ati nagambiriye ko nta kindi nzabamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Kimwe yamubabwiyeho gishingiyeho ijambo ryacu ryo muri uyu mugoroba, mu mutwe uvuga ngo yaraturokoye. Ariko bene data, reka mbabwire impamvu Imana ibihisemo ngo natwe twigire ijambo. Ibyarebaga b'i Korinto biratureba mu buryo bw'umwihariko. Ababayeho mu kinyejana cya 21, imitima yabo yirundumuriye mu by'isi, bameze nk'igiti cyakuze amashami areba hasi. Ubutunzi n'iterambere nibyo biduhangayikishije. Abantu bose bagiye mu kuramya ibigirwamana, bakeneye Yesu. Niwe tuvuga muri uyu mugoroba, izina rye nirihabwa icyubahiro. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'i Korinto igice cyawo cya mbere umurongo wa 10 haranditse ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Izina ryayo nirihimbazwe. Hari abantu bajya bafata bibagoye, ariko ugerageza ubisubiremo inshuro nyinshi. Aya magambo 3 ntaremereye, ndabigusabye yafate mu mutwe. Imana yaturokoye urupfu rukomeye, kandi iracyaturokora, twiringira yuko izakomeza kuturokora. Izina ryayo nirishyirwe hejuru. Iri somo riravuga kurokorwa inshuro 3. Yaturokoye urupfu rukomeye, ni ibyabaye kera. Iracyaturokora, ni ibiri gukorwa ubu. Twiringiye yuko izakomeza kuturokora, ni ibizakorwa mu gihe kizaza. Turi kwibaza tuti Imana yaturokoye urupfu rukomeye kera ryari? Reka mbabwire, Adamu umukiranutsi wa mbere wabaye ku isi atasenze. Eva umugore wa mbere wabaye mu isi atiyirije ubusa. Aburahamu, Isaka na Yakobo sekuruza w'abizera batabisabye Imana, abantu batakuyemo imyenda, batambaye ibigunira, batisize ivu, ntawe abisabye Imana. Mu nama y'agakiza y'irema igiye kurema umuntu ibona azacumura, ariko Yesu ari muri iyo nama aravuga ati tumureme nzamucungura. Yaturokoye urupfu rukomeye kera, ni mu nama y'agakiza. Nta munyabyaha wari uhari, nta wari wabisabye, nta wari wabisengeye, ariko mu mahitamo ye bwite Yesu Kristo yemeye kuzatanga ubugingo bwe ngo abucunguze ubwacu. Igiti kirekire kiba kigufi, igiti gitoshye kiruma, kugira ngo natwe turonke agakiza kubwe. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Pawulo yabibwiye ab'i Korinto, Imana ibibwiye abanyakacyiru n'abandi bose bazumva ubu butumwa, yuko Imana yaturokoye urupfu rukomeye. Byabaye kera, hari mu nama Kristo wari uhatubereye, yemeye kuzatanga ubugingo bwe, kandi icyo yasezeranye yaragishohoje i Karuvari. Izina rye nirihabwa icyubahiro. Iri somo ryatubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye, na n'ubu iracyagira ite? Na n'ubu iracyaturokora. Reka nabyo tubiganireho.
mbese ko Imana yaturokoye urupfu rukomeye kera, kuki bidahagije ngo tubigendereho hanyuma turirimbe tuti twaremewe kuzajya mu ijuru? Ntago twari duhari, ntago twari twabisabye, ntago twari twabisengeye, ariko Yesu yemeye kubiduha. Iyo tuvutse tugakura tugaca akenge tukamenya, turambura ibiganza byo kwizera icyo Kristo yadufatiye, natwe tukacyakira tukagihindura icyacu. Niyo mpamvu byabaye kera, igikorwa kikaba gikomeje. Abakobwa n'abahungu b'Imana bari kumenya ko yaturokoye, bakakira uko kurokorwa. Nubira cyaturokora, izina ryayo nirishyirwe hejuru. Yobu yarabimenye. Muri Yobu igice cya 42 ku murongo wa 5, Yobu arabimenya yuko nubwo agakiza kacu kabonetse, umuntu akwiye kukakira kagahinduka ke. Ibyabaye kera ntibihagije ngo tuzabone ubugingo, hoya, kereka ibiri gukorwa ubu. Ibyabaye mu gihe cyacu, igihe twizeraga Yesu nk'umwami n'umukiza. Maze Yobu igice cya 42 umurongo wa 5, ibyawe nari narabyumvishije amatwi, none amaso yanjye arakureba. Nibyo binteye kwizinukwa ndihana, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Yobu amenya ko turi abana b'Imana, twaremwe ku ishusho yayo, ariko twarihindanije, twabaye imbata z'umwanzi, twigaraguye mu byaha. Arebye Imana abona irakiranuka, arebye Yobu abona arakiranirwa, arizinukwa arihana, yigaragura mu mukungugu no mu ivu. Kandi bisabira Imana ntibyirengagiza, izina ryayo nirishyirwe hejuru, iracyaturokora. Zaburi y'132. Twari turi kureba ibya Yobu, none se Dawidi we byagenze gute? Yaturokoye urupfu, iracyagira ite? Yarokoye Yobu. Ariko se Zaburi y'132 umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 5 ho haratubwira iki? Dawidi yararahiye, aravuga ati nukuri ntabwo nzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye, ntabwo nzurira urutara rwanjye, amaso yanjye sinzayaha ibitotsi, ibihene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Dawidi ubuturo. Amenya ko nubwo Imana iriho, ikwiye kubaho muri we, akwiye kwizera Imana, ikaba ari igenga imibereho ye. Yarirondoye asanga muri we Imana nifite umwanya, aravuga ati kuryama bibe bihagaze, kurya nabyo ndabambiretse, hoya ntabwo nkwiye kurira urutara rwanjye, ntari nabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Dawidi ubuturo. Imana itaraba umwami w'ubugingo bwanjye. Afata ibihe byo gushaka Imana, kandi urebye uko yasoje izi Zaburi avuga, yarayishatse arayibona. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Yaturokoye urupfu, ariko ntibyarangiye, ni igikorwa gikomeje, iracyaturokora. Yarokoye Dawidi, haleluya. Reka turebe Yesaya. None se Yesaya we ibyo byagenze gute? Yesaya mu gice cyaho cya 6, Yesaya igice cya 6, iyo usomye uhereye ku murongo wa 1, Yesaya aratubwira ati mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ndende ishyizwe hejuru, maze igishura cyayo cyuzura urusengero. Hari abaserafi 2 bari bahagaze hejuru y'iyo ntebe. Buri muserafi yari afite amababa 6, abiri akayatwikiriza mu maso, andi abiri akayatwikiriza ibirenge, andi abiri akayagurukisha. Maze umwe araguruka asingiza Imana, ari kubwira mugenzi we ati, Uwiteka Imana Nyiringabo, irera irera irera, isi yose yuzuye icyubahiro cyayo. Yesaya ati ngiye kubona mbona imfatiro z'irebe ry'umuryango ziranyeganyeze kubera ijwi ry'uwavugaga, mbona icyumba cyuzuye umwotsi. Icyo nari nshoboye ndagikora, ndataka ndavuga nti ndapfuye we, ndi umunyaminwa yanduye, ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye. None amaso yanjye abonye umwami Imana, ariko asenze Imana irumva. Haleluya.
ngo yagiye kubona umuserafi aragurutsa aza aho ari, yari afite ikara ryaka mu ntoki, akuje urugarama mu gicaniro, araza arimukozaho, aramubwira ati riri gukozeho, gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Maze Yesaya nawe ararokorwa. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. None se twabivuga tukagarukira, munyihanganire byibuze mbabwira umuntu w'Imana Daniyeli yaturokoye urupfu rukomeye, na n'ubu iracyagira ite? Ndasubiramo iby'abandi ngo nawe uze gushyiramo ibyawe. Wowe ntabwo biri bwandikwe muri Bibiliya, ariko yarokoye bariya iradutegereje natwe ngo iturokore. Ntabwo biri bwandikwe, ariko turabimenyana naho na Mwuka Wera, natwe duhamye ko yaturokoye. Haleluya. Daniyeli igice cya 10. Daniyeli mu gice cya 10 yaravuze ati namaze ibyumweru 3 ndira, ntabwo naryaga umutsima n'ubwo uryoha, nta kintu na kimwe nasamiraga. Maze ku munsi wa 24 w'ukwezi nari mpagaze iruhande rw'uruzi Hidekeri, nubuye amaso ndebye hakurya y'uruzi Hidekeri, mpabona umugabo wambaye imyenda yera yari ayikenyeje izahabu. Nyimubona ndatendebuka, sinasigarana intege, nikubita hasi mera nk'upfuye. Byari bitewe n'uko ubwiza bwanjye bwampindukiye ububori. Yumva ukuboko kuraje kumukoraho, kuramubwira kuti Daniyeli haguruka ukomere uhagarare kuko ngutumweho. Haleluya. Yumvise wa wundi wari umukozeho amubwira ati Daniyeli mugabo ukundwa cyane, uhereye umunsi watangiye gushishikarira gusobanukirwa, gusenga kwawe kwarumvise mu ijuru, kandi nicyo kinzanye. Umurongo wa 18 aramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa cyane, amahoro abe muri wowe. Umutima wari ubabaye, umutima wariraga, urizwa n'ibyaha, ubwiza bwawe uhindukiye ububore, akomezwa n'Umwami Imana, ishyira amahoro mu mutima. Maze Daniyeli nawe ararokorwa, ariko iyarokoye abo natwe iradutegereje. Irashaka kuturokora, irashaka kuduha agakiza, irashaka umwanya mu mitima yacu. Iyo turokoye kera iracyabikora. Izina ryayo nirihimbazwe. Ndatekereza ko abantu bari kwibaza bati nibyo ni byiza, ariko se byaba ibyacu gute? Ko ibya Yobu tubyumvise Imana yamurokoye, ko ibya Dawidi tubyumvise, n'ibya Yesaya nabivuze, n'ibya Daniyeli twabivuze, n'ibindi byinshi twabibona, ariko n'ubuhamya bwacu burahari. Yaturokoye urupfu rukomeye, n'ubu iracyaturokora. Izina ryayo nirishyirwe hejuru. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, mu gice cyaho cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2, iyo turokoye urupfu rukomeye tudahari, iyo tumaze guca akenge iraturokora, maze abantu bayo bakakira ubuntu bwayo. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2, nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, mubariko namwe mwambara umutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri abamaze kureka ibyaha, ngo ahereke amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'ibyaha, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Ndagira ngo ibi bintu mvuze mbibereke mu buryo bw'umwitozo. Tubikubwira yarokoye bene wacu ngo natwe turokore, kuko twamenye neza yuko ntabwo ari igikorwa cyarangiye, kiracyakomeje. Izina ryayo nirishyirwe hejuru. Ndagira ngo nsabe Abiya aratambuka ze hano, Ezekiyeli aratambuka ze hano, nawe uraza. Ezekiyeli ndi kukubona mu iteraniro utambuka ze, na Karera namwifuzaga. Bibiliya muzishyire ku meza kuko ntago muraza gushobora kuzikoresha. Reka nsabe Karera ahagarara imbere, umusaza ajye hagati, Ezekiyeli nawe aze abajye inyuma, batonde umurongo hariya hagati. Karera nkururira uwo musaza, mufata amaboko mukururi. Ezekiyeli nawe musunike. Ibyo rero byose musaza, aba bantu urabarusha imyaka, gerageza ushyiremo imbaraga aho bakujyana wowe kujyayo. Umwe agiye kugukurura, undi agiye kugusunika, ariko nawe uri bwihagarareho ahantu bakujyana wowe kujyayo. Ngaho nimukoreshe buri wese imbaraga kukegera zifiteho.
ese Karera ari gukurura, mundebere ko ari gukurura, ko wagira ngo ntagakurura. Nimuhagarara aho mugeze, mutatuvunira umusaza. Ndashaka kubabaza, mbese bamukuru bamujyanye cyangwa ntibamujyanye? Hari uwumva se ari ukubera ko ashaje akavuga ati nge ndi umusore mfite imbaraga ntabwo banshobora, mahagaze imbaraga imwe nkurura indi mbaraga insunika ntabwo banjyana. Niba ari mu iteranire shyira ukuboko hejuru murebe, mbese hari uhari? Ndabona ntawe, ariko unavuze ko wabishobora byaba bibaye kwirarira. Imbere hari imbaraga ikurura, inyuma hari imbaraga isunika. Urarwana n'imbaraga ebyiri wowe uri wenyine. Uru ni urugamba rudashoboka, ntabwo ibi bintu byakunda. Ariko reka mbere ku rundi rugamba rushoboka. Ndagira ngo nsabe Ezekiyeli asubire kwicara. Ndatumira Elda Jean Pierre aze hano ankorera umwitozo nawe ngiye kumusaba. Umusaza yari ari guhangana n'imbaraga ebyiri. Imbaraga imwe yamukururaga, indi mbaraga yamusunikaga. Jean Pierre, ikintu ugiye kudufasha, tera uwo musaza imbaraga umufashe. Ubwo bamusunikaga wowe mugirire neza umukurure. Imbaraga y'imbere ikora ibyo yakoraga, ariko iyo inyuma usimbuye kora ikinyuranyo n'icy'ibyo yari ifite. Maze aho gukurura umusaza, aho gusunika umusaza, umutera imbaraga. Muzehe nawe dore ngushakiye ubufasha, kora iyo bwabaga, kurura nimumuzane yibananira Karera, dore muri babiri we n'umwe. Haleluya! Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Nimwigendere musubire kwicara ngira icyo mbavugaho. Twarwanye urugamba rudashoboka. Uhereye mu kuvuka kwacu twahanganye n'imbaraga ziturusha ubushobozi. Twavukiye mu isi irimo Satani, twamuganiriye ku mugoroba washize. Twavukiye mu isi irimo imbaraga z'abadayimoni, abamarayika Satani yanyaze mu ijuru. Izo ni imbaraga zidukurura, zitujyana gukora ibyaha, ndetse hari indi mbaraga ya kamere y'icyaha turimo idusunikira kukijyamo. Ntabwo urwo rugamba rwakunda, urwo ni urugamba rudashoboka. Satani n'abadayimoni baradukurura, imbaraga rukuruzi z'isi ziradukurura. Kamere y'icyaha twavukanye, imibiri twambaye iradusunikira kubijyamo. Duhanganye n'imbaraga zirenze imwe, nyamara turakoresha ubushobozi buciriritse. Twashatse kuva mu byaha ntibyatuvamo, twashatse kureka ibibi ntitwabibasha. Twarwanye urugamba rudashoboka, ariko hari urundi rushoboka. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Iyo tumenye ko yaturokoye urupfu rukomeye, n'ubu ngubu iki turokora tukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, tukamubwira tuti twebwe turi abanyantege nke, ariko wowe uri umunyembaraga. Ya mbaraga idusunikira gukora ibyaha, ya kamere idusunikira gukora ibyaha, ubwo butware bwigirayo bukabererekera imbaraga ya Mwuka Wera idukururira kutabijyamo. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Tuba tugituye mu isi, isi bikurura, Satani abakurura, abadayimoni baba bakurura, ariko nibatubasha imbaraga iturwanirira ibarusha ubushobozi. Izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Ntabwo tubishoboye, ntitwabyibashisha, ariko Petero ati ubwo yambaye umubiri wacu, nimureke natwe twambara umutima we nk'intwaro, tumwizere nk'umwami n'umukiza. Tuzamara iminsi isigaye tutapfuye, turiho, turi mu mubiri, ariko tutakigengwa na kamere y'irari ry'ibyaha, tudakora ibyo Satani ashaka. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Abahanganye n'izi mbaraga bikaba byari byarabananiye, nimumenye ko hari ubundi buryo bwo kwambara imbaraga ya Mwuka Wera, binyuze mu kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, binyuze mu kwihana ibyaha. Uwarokoye abatubanjirije akaturokora, natwe akajya muri twebwe akaturwanirira. Izina ry'Imana yacu nirishyirwe hejuru. None se turabikura he? Turabibona dute? Mu ntambara ikomeye, urupapuro rwa 306, kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya! Kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati w'abantu udacogora, tuzabasha kunesha intambara turwana n'ikibi. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Igihe tuzamara muri Bibiliya, igihe tuzamara dusenga, igihe tuzamara tuza mu materaniro, kubw'ubuntu bw'Imana buhoraho nibufatanya n'umuhati wacu udacogora,
tuzambara imbaraga, tuzarwana urugamba rushoboka, duhere ko tumara iminsi isigaye turi mu mubiri ariko tutakigengwa na kamere y'irari ry'ibyaha. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Yaraturokoye, nubira cyagira ite? Nikurokore nawe nicyo cyakuzanye. Niba arokore namwe, yabikoreye abandi, yabikoreye Yobu, yabikoreye Dawidi, yabikoreye Yesaya, yabikoreye Daniyeli, yarabinkoreye nanjye. Hari n'abandi bari hano b'abahamya b'imbaraga z'Imana ibigukorere nawe mwene data. Ariko isomo turi kwiga ryatubwiye ko twiringira yuko izakomeza kugira ite? Izakomeza no kuturokora. Byose ni ryari? Nimusome mu Byahishuwe. Ibyahishuwe igice cyaho cya 2. Mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 11b haranditse ngo unesha ugira ute? Ugira ute? Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Haleluya! Iyo turokoreye mu nama y'agakiza, ikaturokora igihe twari tumenye Yesu tukamwizera nk'umwami n'umukiza twihaniye, yanditse amazina yabo yarokoye. Abo bantu Bibiliya irambwiye ngo Imana izongera kubarokora, nta kintu bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Hari abazatahira kimwe. Kurokorwa ko mu gihe cyabanje ntabwo bamenye ukurokorwa kwabaye mu gihe cyabo, bizasoza barimbutse. Ariko abamenye ko yabarokoye kandi kongera ikabarokora, byahise bibahesha amahirwe yo gushyikira kurokorwa kw'iteka ryose. Ndasaba Umwuka Wera nakomeza avuge, nge ndacecetse, nabereke uko abandi babigenje. Amaso y'umutima akabona Imana, bakireba bakabona barakiranirwa, maze bakwizina uko abihannye bakababarirwa. Bibagirirweho namwe, natwe twizera Imana mu izina rya Yesu. Jahora mpamya ntacyo nigenga kuko yanshunguye, sinzashidikanya ngo nshobore kuko yanshunguye. Zahimbaza izina rye kukubwe yancunguye, zaririmbira uwandokoye. Mwami Imana yacu ikomeye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimira yuko waturokoye urupfu rukomeye. Turagushimira yuko ukiturokora. Tugushimira yuko uzakomeza kuturokora. Izina ryawe nirihimbazwe.
twizereye mu murongo wa bene wacu warokoye urupfu rukomeye, natwe tubashishe kukwizera kugira ngo turokorwe, natwe tuzajye turirimba indirimbo ngo yarandokoye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ndagushimye kubw'abana bawe bashoboje kuza kugutega amatwi, kandi icyo bakwifuza ukibakorere ndakwinginze. Ariko unyemerere muri uyu mwanya sabira abana bacu Mana. Satani yamenye ijuru tujya mu bwiza bwaryo yarihozemo, arashaka kutubuza umunezero, ngo abakwiyeguriye bakakwizera nk'umwami n'umukiza agire bamwe mu bacu ajyana mu byaha tuzababureyo. None twaturiye abana bacu Mana, ubakize ibibi isi irabadutwaye, ariko turabaturaho gukira. Amaraso ya Yesu abatangire, ababuriza amahoro mu nzira ijya mu byaha, abagiye mu biyobyabwenge bibanukire bibarurire bagaruke mu nzira yo kugukurikira, abagiye gutwarwa n'iby'isi bakundishe kukuririmbira. Dufatanye ibyiringiro ngo nuhamagara abagore n'abagabo bakwiyeguriye bazazamukane n'abana babo. Abana b'abapasitoro ndabasengeye, abana b'abakuru b'amatorero ndabasengeye, abana b'abizera b'iri torero ndabasengeye. Abanyabyaha batura ibibi ku bana babo bikababaho, abacu tubatuyeho gukira, tubatuyeho gukizwa, tubatuyeho kwihana, tubatuyeho gukunda Imana, tubatuyeho kuyikorera, tubatuyeho gukunda kuba mu nzu yawe. Abagiye ubatugarurire, abari hano bakomeze, abato n'abakuru Mana, abana babizera Mana ndabatakambiye, uri mu ijuru byiteho. Ndi umunwa umwe uvugira benshi, imitima y'ababyeyi ifite agahinda kubw'abana bacu bari kujya mu bibi, ariko twizeye yuko Imana yacu ari Imana ikomeye. Ubagaruzi neza, ubakuruza ubuntu bwawe, ubakundisha izina ryawe. Nidufatanye umurimo tuzagushima. Ndagushimira ko ubyumvise kandi ugiye kubikoraho mu izina rya Yesu.